uyu munsi wa none ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023 turi amahoro. Amina. Kuvuga ngo turi amahoro si uko intambara ziba zabuze, si uko uburwayi buba bwabuze, cyangwa si uko inzara ziba zabuze, si uko kwambara ubusa biba byabuze byakuweho, ahubwo ni uko tuba twagiriwe ubuntu bwo kugira ngo tuboneke mu nzu yayo. Amina. Dushimiye Imana Data wa twese kuko yatwimanye mu byaduhigaga, mu byari biduteye, mu byashaka kutubuza amahoro, mu byashaka kutubuza ubugingo, mu byashaka kutubuza urugendo. Ariko uyu munsi wa none tukaba turi abahamya tugikomeje urugendo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, kuko ntabwo twari ubwoko, ahubwo twahinduwe ubwoko n'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu natugire neza. Ayo maraso ya Yesu Kristo niyo yatubatuye, adukura mu magana y'abanyabyaha, adukura hanze, adukura mu banyamahanga, adukura muri ya sambu, adukura hahandi ajya kura abandi kugira ngo haboneke abakozi bo kumukora. Yesu nahabwe icyubahiro. N'abariya nabo batari basobanukirwa neza yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wabo, nabo nashaka aramutse ahamagaye bose bamwitaba. Amina. Ahubwo nuko batari basobanukirwa yuko Yesu Kristo ari we mugenga wa byose. Amina. Ushaka kumenya neza wamenya uburyo Sawuli yafashwe agiye kurenganya ubwoko bw'Imana i Damasiko, hanyuma agatangirirwa mu nzira, hanyuma agahinduka umukozi, hanyuma ibyo yarwanyaga, hanyuma agahindukira akaba ari kubyamamaza, akamamaza inkuru nziza no kugaruka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Yesu natugiriye neza. Ni igihe gikwiriye cyo kugira ngo turusheho kwegerana na Yesu Kristo kandi tubane nawe nk'uko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi ushobora kujya kuri se atari we umujyanye. Yesu nahabwe icyubahiro. Maze iminsi ndi gutekereza ku ijambo ry'abahanuzi, ntekereza iby'uriya muhanuzi wari wavumye igicaniro Imana yamutumye kujya kukivuma, kubera ko igicaniro cyatambirwagaho ibitambo bya Bayali hariya i Beteli. Hanyuma abwirwa neza ko ajya kukivuma, hanyuma Imana iramubwira ngo nta handi hantu yemerewe guca, ngo kandi nta n'ahantu yemerewe kurara, nta n'ahantu yemerewe kurya, nta n'ahantu yemerewe kugira icyabo. Ariko ageze mu nzira ahura n'undi muhanuzi ngo w'umusaza, amaze ngo aramugarura ngo ajya kurya iwe. Amaze kujya kurya iwe aravuga ati ariko nubwo uriye iwanjye, ese Imana mwari mwavuganye iki? ngo ubwo utumviye Imana yawe ngo intare irakwica. Amina. Abahanuzi benshi bajya bitiranya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umwana w'umuntu. Imana ishobora kugutuma ngo genda ujye runaka, ariko ikabwira n'undi ngo ariko uze kumutangira urebe neza koko wa muntu agifite inzara n'inyota byo kumvugira, niba agishoboye gutandukanya neza yuko ari igihe wamutumye. Yesu natugire neza, tugire ubwenge muri urugendo. Ibyo ntabwo ari byo nshatse kuvugaho, ntabwo ari byo muhanuzi nshatse kuvuga, tuzamuvugaho ikindi gihe. Amina. Ahubwo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego yivuga ngo kwimuka. Amina. Kwimuka ni ikinyarwanda dukunze gukoresha. Twe dushobora gusanga ahantu dutuye tutari kavukire yaho, twaraje twimutse
tuvuye mu mihana itandukanye, mu turere dutandukanye, mu bihugu bitandukanye bitewe n'amateka. Ariko buri wese kugira ngo agire ahantu atura, agire aho yubaka, nuko yabanje gutekereza neza ngo ngiye kwimukira aha ngaha kubera yuko hari ibyo mashimwe. Yesu natugire neza. Muri uko kwimuka tuvugaho rero, ubanza utekereze uburyo wimutse, ahantu wavukiye, ahantu watuye, hanyuma ukaza gutura aho utuye ubu ngubu. Turi mu buryo bw'umubiri, ntabwo twinjira mu buryo bw'umwuka. Icyo waje uhashaka, icyo wari ugendereye, ese niba ujya kwimuka nta bintu wagurishije kugira ngo ubone ujye gushinga undi muganda ahandi hantu, utekereze. Yesu natugire neza. Iyo umuntu agiye kwimuka mu buryo bw'umubiri, ubwira inshuti zawe, ubwira abavandimwe, ukabwira ababyeyi, waba ari no mu itorero cyangwa mu idini, ukabwira ati ariko ngiye kwimuka, nkeneye rekomandasiyo kuko hari aho ngiye kwimukira, aha nishobora kuzagerayo nkasenga. Yesu natugire neza. Umugenzi rero, nyamugenzi cyangwa umuntu uteganya kwimuka, hari ibyo asabwa kwegeranya. Yesu natugire neza. Hari ibyo wegeranya ushobora kuzatwara byoroshye mu gutwara, hakaba n'ibyo uhereza abaturanyi b'inshuti zawe, hakaba n'ibyo ubona bidafite agaciro, ibyo ukabijugunya cyangwa ibindi ukabitwika. Muri uru rugendo rero tugezemo, turimo, twatangiye mu kivi tutatangiye, ariko turi gusubukuraho abandi bagisubikiye. Twarimutse, twimukana n'ibyo twagombaga kwimukana, mbese utwo bita utwangushye. Aho Kristo akiduhamagara yaratubwiye ngo nitwihane, twiyange, twikorere umusaraba, ngo hanyuma tumukurikire. Yesu natugire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli. Ezekiyeli ibice 12, turasoma ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 6. Ezekiyeli ibice 12, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6, tuze gusimbuka tujye mu gice cya 14, dusome ku murongo wa 12 tugeze no ku murongo wa 14. Ezekiyeli aratubwiye ngo umuhanuzi abera abantu ikimenyetso. Igice cya 12 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 6, tuze no kujya ku gice cya 14, duhere ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 14. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, uturana n'ab'inzu y'abagome, bafite amaso yo kureba ntibabone, bafite amatwi yo kumva ntibumve, kuko ari ab'inzu y'abagome. Nuko rero wehoho mwana w'umuntu, wegeranye ibintu bibaga byo kwimukana, maze wimuke ku manywa bakureba. Uzimuke uvi iwawe ujya ahandi bakureba, ahari bizabatera gutekereza, nubwo ari ab'inzu y'abagome. Kandi uzasohore ibintu byawe nk'ibintu byo kwimukana ku manywa bakureba, nawe uzasohoke nimugoroba bakureba nk'abahagurutse baciwe. Wicira icyuho bakureba, ube aricyo ubibamenesherezamo, maze uzabishyire ku rutugu bakurusi, ubijyane hatabona. Uzitwikire mu maso kugira ngo utareba igihugu, kuko nagushyiriyeho kubera inzu ya Isirayeli ikimenyetso. Yesu natugire neza. Igice cya 14 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 14.
maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, nkagitsembamo abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, Nowa, Danyeli na Yobo, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa. Niko umwami Uwiteka avuga. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngo ijambo ry'Uwiteka riza ku muhanuzi Ezekiyeli riramubwira ati, yewe mwana w'umuntu, uturana n'ab'inzu y'abagome, ngo ariko ugiye kubera abandi ikimenyetso. Yesu natugire neza. Ngo niwegeranye ibintu byo kwimukana, ngo maze ngo wimuke bose bakureba. Yesu natugire neza. Kwimuka bose bakureba bimeze nk'aho wihana ku mugaragaro, wamara kwihana abaturanyi bawe bakabimenya, umuryango ukabimenya, bakamenya neza yuko uri umugenzi, uri umwana w'Imana isumba byose, bakamenya neza yuko nta ruhare ugifitanye nabo mu nzira yo gukora ibyaha. Yesu natugire neza. Ngo Ezekiyeli ngo arabwirwa ngo fata ibintu byose byo kwimukana, fata ibishoboka, ngo hanyuma uce mu murwa, uce mu ngando, abantu bose bakureba, imiryango yose ikubona. Iyo usomye neza iby'uyu muhanuzi Ezekiyeli, hari aho ijambo rivuga ryamubwiye ngo noneho ngo niyikemuze ubwanwa. Icyo cyari ikizira mu Bisirayeli. Ngo hanyuma yogosheshe ubwanwa, yimoze n'umusatsi, ngo hanyuma ngo ace mu murwa. Ngo hari ibyo ngibyo ngo byazabatera guhinduka, ariko ntabwo bigize bahinduka, ngo kuko ngo ari ab'inzu y'abagome. Yesu natugire neza. Ariko ijambo ryatubwiye ngo noneho ngo azakuraho ngo urwishingikirizo. Yesu natugire neza. Hari inzishingikirizo, hari iby'abana b'abantu, hari ibyo twebwe Kristo adukorera akaduhereza, yamara kuduhereza nk'ibyo bisubizo tukabifata nk'inzishingikirizo, tukabifata nk'aho bivuye mu bushake bwacu kandi ari ubushake bw'Imana. Ngo ariko ngo azakuraho inzishingikirizo, ngo azakuraho umutsima, ibyo twari twiringiye kugira ngo twongere duhindukire. Yesu natugire neza. Ngo nubwo ngo uturane n'ab'inzu y'abagome, ngo ariko ngo genda ngo bose babireba, ngo hari ibyo bizabatera guhinduka. Yesu natugire neza. Mureke tubwize abantu ukuri. Natwe ubwacu imbuto twera, imirimo dukora igaragaze rero yuko twahindutse, nitumara guhinduka n'abandi bahinduke. Yesu natugire neza. Ubu ari igihe cy'izuba, imvura itari kugwa, abantu baza, abantu benshi baza basuka amarira, ngo mureke dusenge ngo ibintu byacitse. Icyorezo cyaba gihari, abantu bakavuga insengero zafunzwe, ngo ariko ngo yiba amahirwe yarari tukabona uko dusenga. Ariko ibyo byakurwaho, abantu gusenga bagasubira inyuma. Yesu natugire neza. Mu gihe cya Covid abantu benshi bashakaga amatelefoni bagasengeraho, abantu benshi bakihisha bagahurira mu rugo rw'umuntu bagasenga, bakambaza Imana, abandi bakajya mu butayu bagasenga. Ariko igihe imvura irahise, inkuba zirekeye aho, imirabyo irekeye kurabya, ariko abantu babivuyemo. Ariko ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo abantu babivemo. Nubwo bimeze bityo, ariko Kristo aracyari ku ngoma, kandi Kristo aracyahamagara abe, kandi Kristo aracyatoranya. Yesu natugire neza. Ariko muri ibi byaririmba ngo abavoma nibavome kuko imigezi igiye gukama. Yesu naturengere. Turacyafite igihe, turacyafite agahenge ko kugira ngo dushyikirane na Yesu Kristo, ko kugira ngo twibukiranye
iby'inzira, iby'ururembo rwera, iby'abagenzi bajya i Siyoni uko bakwiriye kwitwara. Haleluya. Ariko umugenzi nyamugenzi akwiriye kwirinda, akwiriye kurwana intambara nziza. Ngo ariko weho mwana w'umuntu, ntabwo ari Ezekiyeli uri kubwirwa, ntabwo ari bari Abayisiraheli ba kera bari kubwirwa. Ejo bundi mperutse gukurikirana ikiganiro, numva abantu baravuze ngo izaba imiryango kumuka, umuntu aravuze ngo dusome ngo urwandiko ngo bandikiye ngo itorero ngo ry'Ikorinto, ngo bakaye bavuga wenda ngo urwandiko ngo wenda umudugudu ngo yandikiye wenda ngo abaturage bahangaha, kubera yuko ni igihe cy'agahenge. Ni igihe cy'agahenge, ntabwo abantu bari gushyikira ubwiza bwa Kristo ngo babuhereze agaciro, ntabwo bari kumenya neza agaciro kariya maraso, kubera ko ibintu by'ubuntu, njya nkunda kuvuga ngo ibintu by'ubuntu bifatwa nabi, bikoreshwa nabi. Ariko ibintu wavunikiye, ibintu wisha kuya, ntabwo upfa kubisesagura. Yesu natugire neza. Niyo mpamvu Kristo ahora abwira Imana Data akavuga ngo uretse kurimbura isi, ahari n'uriya yahindukira akaba uwanjye, kubera ko niwe nawumeneye amaraso. Yesu natugire neza. Kubera yuko twaguzwe mu bise by'amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo avanze n'amazi, iriya nkoni yakubiswe, ririya cumu yatewe, ariya macandwe yacirwe, ruriya rubindo yambaye, ririya kamba ry'amahwa yambaye, ni twebwe yashakaga. Yesu natugire neza. Hariya mu gice cya 14 niho hatubwiye neza ngo umukiranutsi, gukiranuka kwe niwe kuzakiza, niwe kuzarokora, niwe kuzahesha ingororano. Ngo naho Yobu, Danyeli na Nowa bamuhagarara imbere, ngo abantu bo kurimbuka bakoze ibyaha, ngo abo ntabwo bahagarara imbere y'Imana kugira ngo amakuba akurwe ku munyabyaha. Yesu natugire neza. Aba bagabo batatu, Nowa, Danyeli na Yobu, Imana yo yihamirije mu kanwa kayo ngo bari abakiranutsi. Iyo tugiye mu mateka ya Yobu ukareba uburyo yihanganye mu byago, mu bigeragezo, mu ntambara, akihangana igihe yari yamaze gusabwa, ariko yaratsinze. Yesu natugire neza. Muri rugendo turimo, nta wigize ugeragezwa nka Yobu byatubaza n'urwitwazo ngo mbivuyemo, nta n'umwe. Ariko twebwe tubivamo, turahora akagerezo gato tukabivamo, ariko ntabwo ari igihe cyo kubivamo. Nta rwitwazo imbere y'Imana, ahubwo imbere y'Imana ikizagaragara, icyo tuzishingikirizaho nuko twakiranutse. Yesu nahabwa icyubahiro. Danyeli tuzi neza amateka yiwe, uburyo yemeye guhamya akajugunywa mu rwobo rw'intare, ariko akavuga ngo ari Imana yo mu ijuru, nawe mwami, ngo ntabwo nigeze gucumuraho. Ese twebwe ntabwo ducumura ku Mana, tugacumura no ku bana b'abantu? Yesu natugire neza. Yongeye nsanganya nkunda kuvuga ngo muri rugendo abagenzi babiri bashobora kugendana baririmbana cyangwa babana mu nzu, ariko ugasanga umwe hari icyo atabwira undi, kubera azi neza yuko yahita amuvamo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abatoranijwe, abagenzi, ngo bagomba kugendana baziranye. Yesu natugire neza. Ese koko nubwo tugendana turaziranye, twamaze kumenyana? Ese koko turi abagabura b'ijambo ry'Imana? Ese tubitse amasezerano? Ese koko turi abagenzi, turajya mu gihugu kimwe, cyangwa bamwe barajya mu gihugu abandi bari kuvamo? Yesu natugire neza. Ni igihe cyo kugira ngo turusheho kuba ibiharamagara. Danyeli we yari igiharamagara, ntabwo yatinyishaga umubiri, ahubwo yarebaga
umwami wica umubiri atakica n'ubugingo, akavuga ati ariko mwami ntabwo nagucumiyeho nzi ko nta cyaha ufitiye, ahubwo nkomeje gukorera Imana yo mu ijuru. Haleluya. Danieli we yabaye umuhamya mwiza kubera neza yuko yemeye kujya mu rwobo rw'intare, hanyuma umwami aje asanga intare ntacyo zamutwaye, hanyuma umwami ahita ashyiraho iteka ryo kugira ngo abantu bose baba batambye b'Imana ya Danieli. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu aho utuye, nanjye aho ntuye, aho dukorera, mu miryango tubamo, ese turi ibimenyetso byiza abantu bose bashobora gutangaho ingero zo gukora Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu? Yesu natugire neza. Buri wese atekereze, niba icyabasha kwica umubiri ntikica ubugingo, niba kitadukura mu mwami Yesu Kristo, niba kitatunamura ngo tubivemo, ni igihe kugira ngo turusheho guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kwa Data ari umujyanye. Twabonye nk'umugabo bita Nowa. Nowa niwe wabajije inkuge, arakomeza arabaza, bose baramuseka, baramukwena, mu mvura arabasa, mu ntambara arabasa, mu magambo arabasa, arakomeza arabaza kugeza igihe imvura yagwiriye. Yesu natugire neza. Wowe inkuge uri kubaza, nanjye inkuge ndi kubaza. Ese ntabwo imvura igiza, imvura ngereranya n'ibigeragezo bikadukura ku mwami bikadushyira mu maganya? Ese nta nkuru z'urucantege, inkuru z'incamugongo tujya twumva tunyuze ku bantu bari kuvuga ngo ntabwo tuzagerayo tukabivamo? Ese ntabwo tujya dutinda ku masezerano tukavuga ngo kwa amasezerano kuko atinze tukabivamo? Ariko njyangeraho nkavuga nti niyo isezerano ritinze nibwo ahubwo kurama kwawe kuba gukomeje. Yesu natugire neza. Nubona amasezerano yose by'Imana yagiye ikubwira irushaho gusohora, ujye umenya ko gutaha kwawe kwegereje. Keretse niba iryo sezerano utararihanzeho amaso, niko Bibiliya ivuga neza ngo igituma ngo abakera bagiye batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ntabwo bari bahanze amaso ku masezerano, ngo ahubwo icyo bari bahanze amaso ngo niyasi irushaho kuba nziza. Yesu nahabwa icyubahiro. Ngo babirebaga nk'abashyitsi, bakoreraga isi nk'abayicamwo, bagakorera ijuru nk'abaritaha. Ntabwo barebaga gakondo y'isi ngo barebe imirima, ngo barebe amatungo, barebe amashyo, barebe imikumbi, ahubwo bari bafite inyota yo kugera mu rurembo rwera Yerusalemu. Yesu natugire neza. Iyo ngeze amasezerano abantu benshi arabagwisha, ariko icyari gikwiriye kudutera gushikama, kudutera kubana Yesu Kristo, ni ukumenya neza se mbikiwe ubugingo buhoraho. Ese amazina yanjye yanditse mu gitabo cy'ubugingo? Niko Kristo yabwiye abigishwa, aravuga abigisha yabatumye ngo bajye gukora ibintu bitangaje byo kwigisha, ngo hanyuma ngo bazamubwira ngo Data, ngo n'abadayimoni batwumviye. Yarabasubije ati mwe kwishima yuko abadayimoni babumvira, ngo ahubwo mubanze mumenye neza yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yesu natugereza. Igikwiriye kuturaza ishinga, igikwiriye kugira ngo duharanire twirukanka cyane, ni ukumenya yuko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yesu natugire neza. Nowa yabajije inkuge, hari n'abantu benshi bamufashije, baramufasha, barabaza. Nk'uko natwe muri rugendo hari abantu benshi twahagurukanye, bamwe baracyabiri nk'abandi babivuyemo, abandi barakomeje, abandi baragaragara nk'abarimo ariko batarimo. Nk'uko no mu gihe cya Nowa hari abantu benshi bari bari kumwe bamufasha kubaza, uzanye urubaho agashyiraho, umufashije ku urukero agakata urubaho. Ariko ku munsi wa nyuma yarababwiye ngo nimuze mwinjire mu nkuge. Arabararika ngo nimuze mwinjire mu nkuge, abagabo muze mwinjire mu nkuge, abakwe banjye muze mwinjire mu nkuge, abaturanyi muze mwinjire mu nkuge.
ariko bamwe baravuga ngo nowa noneho yasaze, ngo nta mvura ngo izagwa. Abenshi baraza bamwe ngo batangira ngo kunywera hafi y'inkuge, banywera hafi y'inkuge, ariko nowa akababwira ngo nimuze mwinjire mu nkuge, nk'uko ubuhamya bwinshi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze mwese kuko urugi rugiye gukingwa. Ariko abantu bakavuga ngo haracyariho igihe, ngo mbese ngo igihe bavugiye ngo Kristo azaza gucyura itorero ngo ko ataraza. Ariko Kristo aza buri munsi, Kristo aza buri munsi. Nk'uko mwarimu yahoze avuga ngo we ngo ahaguruka ngo yumvaga ko imperukije, nanjye mpaguruka wa 93 numvaga ko imperukije, imperukije. Bigisha bya jambo rivuga ngo umunsi w'Uwiteka, ngo no kugaruka kwe, ngo ubwo uzaba umeze, ngo ubwo abanyabyaha bazashya, ngo ubwo bazakongoka bakamera nk'ibishingwe. Icyo kintu nahise mpaguruka nirukanka. Data na mama baranyirukana ngo ndetse kumwizoka, kandi bavunuraga, sinari mukuru mu rugo. Aravuga ngo umwana wawe ikigori ntayandara hanze. Ariko bugezeho nyine ndemerwa gake gake. Kubera uyu murimo rero Kristo yadutoranirije, kubera uyu murimo niba yaraduhamagaye, tugomba gukora mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Yesu natubwire neza. Ni igihe cyo kugira ngo dukore aho batuzi dukiranuke, naho batuzi dukiranuke. Yesu nahabwa icyubahiro. Uru rugendo nowa yarugenzemo, abwira abantu ngo nibaze binjire mu nkuge ngo imvura igiye kugwa, ariko banga kumva. Ariko Kristo kuko yari azi neza yuko igihe kizagera imvura ikagwa, nowa yarabwiwe ngo nafate ikigabo n'ikigore cyo muri buri bwoko ngo byinjire mu nkuge. Hanyuma bakimara kwinjira mu nkuge, ngo hanyuma bagacuka bakaraza ngo imvura iragwa, ngo urugi ruhita rukinga. Imana yarukinga. Natwe rero nubwo tuvuga gutya, nubwo tubwira abantu ngo nyabuneka abantu nibahindukire, nibongere bagaruke ku murimo, nibongere bagaruke mu nkuge ari we Yesu Kristo, bave hanze kuko imvura igiye kubanyagira, ntibaze. Ariko nta kizabuza Imana kuza gutwara umugeni. Yesu nahabwa icyubahiro. Ngo kandi ngubwo azaza ngo azaduhemba, ngo kandi ingororano z'abihanganye ni ukuri zirahari. Haleluya. Ingororano z'abamukoreye, ingororano z'abihanganye, ingororano z'abihanganiye kunyagirwa n'imvura, ingororano z'abihanganye kuvugwa, ingororano z'abihanganye mu kuvugwa amagambo abasebya kubwo kuronka Yesu Kristo zirahari. Yesu nahabwa icyubahiro. Muri rugendo rero mureke twihangane. Yesu nahabwa icyubahiro. Uru rugendo biragoye kurugendamo. Muri rugendo nahuriyemo intambara nyinshi mu uyu murimo. Haleluya. Nahuriyemo n'intambara nyinshi. 2017 nahuriyemo n'urugamba, ubwo ni urwa hafi. Mvuye gusenga bantega ibintu ndabirenga, no ngendana nabyo. Ukuguru kurapfa, ukuboko kurapfa, sinazamuraga sinahinaga. Abenshi baravuga ngo ninjye kwivuza mu bantu hiryo. Ndavuga nti we ntago bishoboka. Ndavuga nti ariko kubera yuko Imana igivura igenda yoroshya imisonga. Haleluya. Ayiye ngero nkagira ntera isekuru, akaboko kakanya nkavani ntegereje muganga wanjye. Yesu nahabwe icyubahiro. Amina. Nabwo 2020 nabwo rero nabwo ngiye gusenga, inzoka inshira mu jisho no mu kanwa inshuro 3. Hari saa 3 z'ijoro kandi nari ndi kumwe n'abandi. Kuva saa 3 kugera saa 7 z'ijoro, ijisho numvaga risa nk'iryavuyemo. Barambwira ngo ninjye kwivuza. Ntago ndajya kwivuza nshingiye kuki? Ese ko nagiye nta bivuze, nagiye ntorotse, ndagenda mabwire ngo bigenze bite? Ndavuga rero ngiye kuguma ahangaha ibirube byose nahimana. Kandi muri iyo minsi hari undi yari yaciriye amutera inshinge 6. Naye ndi mu masengesho y'iminsi 2. Ndavuga nti ndi bunywa amata, nta muti n'umwe ndi bukoreshe. Uyu munsi ndawusoza, uko nzasoza ejo nibwo nzanywa amata. Izo saha zirashira nibwo nanyweye amata. Ndavuga ariko data,
ariko hagati kuva saa 3 kugera saa 7 z'ijoro ntabwo nakanuraga, ibyari byabyimbye ryatukuye. Ngere saa 7 numva ijisho rirabyimbutse ariko risigaranye gutukura, ndataha z'ijoro. Maze gutaha ngeraho nagombaga kugera, mu gitondo mbyutse mbona biransi, kandi ni mu masengesho. Mbabwira ibyambaye kubera ko nta nayo kuvugisha ukuri kose. Ndahaga ariko nagiye hanze inzoka iranshira, kutatubwiye. Ndahaga nti nuko byagenze nyine nawe ntari wabwiye batugere nijoro numva nta kintu ndi wobe, ariko umutima ugakomeza gutera cyane. Nkavuga ntari gusa nizeye Imana. Abandi bakavuga ngo jya kwa muganga byanze bikunze. Umudamu akambwira ngo jya kwa muganga, nari nahise mubwira sinaye ndi kumwe nawe, akambwira ngo jya kwa muganga. Ndavuga nti oya, nawe ni ujye kwa muganga. Kubera Imana ndakomeza ndarindira ugushaka kw'Imana. Ubuyobozi burambwira ngo ninjye kwa mwana, ntawe ndi bujyeyo. Saa 12 z'umugoroba mwe amata numva n'ubundi umutima usa nkaho ugiye guturika, ariko ndavuga nti Imana rero ni wowe byose ubizi, niba uzi ko nkwiriye gutaha ntahe. Mbona birarangiye. Amina. Uyu murimo rero ni urugamba rukomeye. Uyu murimo nitabye inshuro zinga, inshuro ebyiri. Nitaba ku rwego rw'akarere, nitaba ku rwego hafi y'igihugu za Kigali, kubera gusenga. Rero utangiye kuzana ibintu byo kumbwira ngo uyu murimo, iyo mbonye ubigenda mbona hayengira ifuhe ry'umubiri, ariko nkabwira Imana ngo Mana gira uko ubigenza. Amina. Uyu murimo niba ushaka kuwukora, niba ushaka gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, siga byose. Wireba ku mugabo, wireba ku mugore, wireba ku mwana, wireba ku kazi, wireba ku gukoresha, kubera yuko ibyo byose byashyizweho n'Imana. Imana niyo yabishyizeho. Nishaka kuvuga ngo soza urugendo rwawe, ndabona ko urugendo rwawe urushoje, uzagenda. Yesu nahabwa icyubahiro. Dukwiriye kugenda nk'uko Kristo abishaka, dukwiriye kuba maso, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo igihe tutazi, igihe tudatekereza, ngo Kristo yaza gucyura itorero. Haleluya. Duhore dukenyeye mu mitima kandi amatabaza yacu ahore yaka. Amina. Ngo kuko tutazi umunsi cyangwa igihe umwana w'Imana ari we Yesu Kristo azazira gucyura itorero. Twavugaga ku byana mu buryo yabajije inkuge, nawe uzi inkuge uri kubaza. Uzi inkuge uri kubaza, kandi iyo nkuge yawe ugomba kuyitera amarangi, ugomba kuyitera amabara atandukanye, kugira ngo neza hatazagira umuyaga uzakwicira mu nkuge. Yesu natugire neza. Ni igihe cyo kugira ngo turusheho kwitegura. Ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe, ngo naho Nowa na Danieli na Yobu bahagarara imbere y'Imana, utari umukiranutsi ntari umukiranutsi, ntabwo amakuba n'ibyago, ntabwo kurimbuka kwanjye kwakurwaho, ntabwo kurimbuka kwawe kwakurwaho, kuko twaba twakiraniwe. Yesu natugereza. Reka twongere twambare imbaraga z'Umwuka Wera, kandi twongere tube icyitegererezo, ngo tube ikimenyetso nk'uko Ezekiyeli yabaye ikimenyetso. Buriya umuhanuzi Ezekiyeli hari aho yabwirijwe ngo noneho ngo nagende ngo afate ibyo guteka, ngo abitekeshe ngo amabyi hose babireba mu mudugudu, kubera ko yagiye kuba ikimenyetso. Afate amabyi ngo ayateke ibyo kurya, noneho abirye bose babireba, ngo hari ngo ubwoko bwa Isirayeli ngo bwahinduka. Ezekiyeli aravuga ati data, ibyo ko bitashoboka, noneho byo yagikurirwa ngo jyane naho ngufate ngo ibisheshe ngo ari dutekesha, ngo hari ngo abantu bahinduka, ngo kuko ngo ubwoko bwanjye ngo bwabaye ngo abagome. Buriya ijambo ry'Imana niba rivuze rikavuga ngo kuko ngo abo bantu ari abagome, ari inzu y'abagome, ni abantu mbese baba baragonze amajosi, ni abantu baba bazi inzira y'uko ari iburyo ariko bagaca ibumoso, bazi neza y'uko inzira y'ukuri ari iburyo. Niyo mpamvu Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ngo ni inzu y'abagome.
impamvu ntibita abagome ni uko hari ibyo baba baramaze kumenya, baba barasobanukiwe neza ibya Yesu Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ariko bakabivamo, bamara kubivamo bakagenda babigoreka, bakagenda bagoreka ukuri. Ariko Kristo aravuga ngo tugere tubere abandi bose ibimenyetso. Amina. Kuba ikimenyetso ni ukubwiza umuntu wese ukuri, ukamubwira neza se, ukamwibutsa. Kuko igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kwiga, ni igihe cyo kwibukiranya iby'inzira y'umusaraba, ni igihe cyo kwibukiranya. Wabona mwene se ari gusitara ukamubwira ngo ariko nubwo usitaye impore, komera, humura, ariko imbere hari umuti, hari uwomora uruguma, hari uwomora, hari uhumuriza, hari uhoza amarira. Yesu natugeneza. Igihe tugezemo twongere twibutsa abagenzi, twongere dukangura abantu basinziriye. Nubwo njya nkunda kuvuga ngo gukangura umuntu wisinzirije biba bigoye, ariko dukwiye kuvuza impanda, dukwiye kuvuza ikondera, dukwiye kuvuza inzogera, dukwiye kuvuza tukarangura tukavuga ngo yemwe 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 bagabo bene data, nimuze mwongere, nimuze twongere dusubire mu nzira, nimuze twongere dusubire ku musaraba, nimuze twongere twirukanke, kuko kugaruka k'umwami Yesu kwegereje. Ibisinziriza abagenzi ni byinshi. Ikintu gisinzirije abagenzi muri ino minsi, amasezerano. Amasezerano ananije abagenzi, amasezerano ananije abakobwa, amasezerano ananije ababyeyi, amasezerano ananije abasore, amasezerano ananije abagabo, amasezerano. Kandi nta nubwo abafite amasezerano, nta nubwo bafite ibihamya n'ibimenyetso yuko ayo masezerano ari ndiho wabivuze. Nta bimenyetso bafite bifatika yuko ari ndiho wavuganye nawe, kubera yuko hari abantu bamaze kwaduka. Njyewe nda kuko nyennye akampanurira urupfu, undi kuko akiza akamuhanurira imodoka, akamuhanurira za visa. Kubera yuko nuko nyine abantu dusigaye tureba gutya, tureba hafi. Mbese ngiye bigeranya no kureba ku mano, nkuko mpagaze nkareba no ku mano. Ntabwo tukireba muri ikiri hariya mu cyumba, turebeye muri kiro gikuta. Twebwe turakoresha amarangamutima yacu, ntabwo tugikoresha ibya Kristo yaduhaye. Yesu natugire neza. Aya magende njya nkunda kuvuga ngo iby'isake, isake kubikayo ngo ni ibyo yaremanwe, ni ibyo yisanzemo. Hanyuma rero iby'uyu murimo ngo icyuma ngo gityaza ikindi, bisaba kugira ngo ushyire ku ityazo. Kubwiriza ubutumwa bisaba kugira ngo wanyuze ku ityazo, mu kuririmba bisaba kugira ngo wanyuze ku ityazo. Kandi ityazo abantu bacyariza abanyamasengesho ababwiriza butumwa ni ku karago. Kugira ngo uzagabure ibyo kurya bisaba kugira ngo ube watetse, bisaba kugira ngo ube watahije inkwi. Numara gutashya inkwi ushyireho amashyiga, woze isafuriya neza cyane, iba ari inkono ya kinyarwanda yoze neza, hanyuma utegura ibyo guteka, hanyuma ujye kubigabura n'ibishya. Ariko bagenzi bo muri ino minsi bameze nk'abantu ibintu barazwe, ni ibintu abantu barazwe bisa nk'aho babivukanye. Nk'uko umuntu ashobora kuba hari umuntu ushobora gusoma atarigera ajya mu ishuri, akavuga ngo ariko ibi ni ibintu byanjye, ariko ibintu by'Imana, impano z'Imana, impano za Mwuka Wera bisaba kuzibera amaso,
bisaba guca bugufi, bisaba kwirinda, bisaba gusenga, bisaba guhora umuntu atitiriza kugira ngo uzasome ijambo ry'Imana, kugira ngo uzaririmbe bisaba gusenga no kwiyiriza ubusa. Ariko abagenzi bo bino minsi urababona muri repetisiyo gusa, urabona ku ruhimbi gusa, ngo njye ntabwo nawe ndi bishop, ngo ntawe nawe n'umubwiriza butumwa njye ku karago. Oya, ngo ibyo ni iby'abantu bakiriritse. Ariko Yesu Kristo niba yaratereraga umusozi ntasangeyo ugukeka, ntasangeyo ahantu hashashe neza, ntasangeyo ahantu hasakaye, ntasangeyo imuri cyangwa amatara, akemera akajya gusenga. ni ukubera icyatugiye kirenge mu cyane. Amina. turagera ikirenge cy'abatubanzije. Yesu Kristo yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize, kandi arababwira ngo mugume mu murwa. Umurwa dufite ni mu nzu y'Imana, umurwa dufite ni ku karago. Kristo yakwiyereka uri mu nzu uri kugenda, ariko aha ku karago tuhamenyera byinshi. Ku karago niho duhugurirana, ku karago niho twongera tugasubizwamo imbaraga, ku karago niho tubona ibihumurizwa, ku karago niho duhararwa ubuhamya, hanyuma tugasubizwamo imbaraga. Yesu natugire neza. Bene data, reka twongere dutekereze. Niba Bibiliya yaravuze ngo Danieli na Yobu na Nowa niba batahagarara ngo bongere basabire abantu imbabazi bakoze ibyaha, ngo niba gukiranuka k'umuntu ariwo kuzarokora umuntu, dusabe gukiranuka, dukiranuke mu gato na kanini. Aho tugenda dukiranuke, mu byo tuvuga dukiranuke, mu byo turya dukiranuke, mu kuririmba dukiranuke, mu buryo bwose dukiranuke. Nibwo Kristo azaza akatujyana iwe rurembo rwera Yerusalemu. Yesu natugire neza. Twihangane rero kuba ikimenyetso aho dutuye, kugira ngo umuntu abe ikimenyetso kitagwisha abandi, kidasitaza abandi, bisaba kugira ngo abe afite imbaraga za Mwuka Wera. Niba uri mu kigeragezo, wemere wihanganire mu kigeragezo, kubera yuko ufite ibihumurizwa. Hari irindi jwi wumva, hari ibyo wahawe kumenya abandi bantu batamenye, kugira ngo wirinde gusakuza ku musozi, kuko nusakuza ku musozi ntabwo uzaba ubaye ikimenyetso kibera abandi guhinduka. Yesu natugire neza. Ijambo ry'Imana rero rikomeze rigwire mu mitima yacu. Uwiteka, uri Imana, urera, kandi uzahora wera by'iteka ryose. Yesu waradutoranije Mwami, ubona ko tuzaba turi hano hantu kuno musozi, ubona ko tuzaba turi kuganira twibukiranya ku byawe. Uhabwe icyubahiro. Mose waramutoranije ugiye kumutuma muri Egiputa, akubwira neza yuko ari umwana mutoya utazi kuvuga, kuko ngo yaradidimangaga, kandi amaze kumva ijwi ryawe yuko ugiye kumutuma ku mwami Farawo ngo arekure ubwoko bwawe buze ngo bugukorere, maze yisabira umufasha ngo kuzagendana nawe. Data wa twese waramushyigikiye, nubwo twese dusaba nk'abantu tugasaba abafasha, wowe utaduhitiyemo. Kuko iyo turebye neza, hari aho yamusize amusigana n'ubwoko bwa Isirayeli, ngo maze ngo agarutse Mose avuye gufata amasezerano n'amategeko, maze ngo asanga bamaze kurema ngo inyana. Data wa twese niwe wadutoranije, ndetse mwamutoranya abo tugendana nabo,
data wa twese rero kuko ari wowe umenya imitima ukamenya n'abazagera mu ijuru, ongera data wa twese wongere uhamagare intama zikwiriye kuba mu rugo, kuko hari abakwiriye kuba mu rugo, hari n'abakwiye kuba hanze, kubera ko nicyo satani cyamuzanye, na Kristo nawe aza gushyira abantu mu rugo bakwiye hanze. Satani nawe yaje kurwanya ababa mu nzu, ariko data wa twese ijambo ryawe rivuga neza ngo wafashe ntabwo uzigera umurekura, ngo naho isi yahinduka, ngo naho amazi yazikuka y'umuhengeri akajya hejuru, ngo ndetse ngo imisozi ngo ikimuka, ngo ntabwo uzigera umurekura. Data dufate udukomeze, kuko twebwe turamutse tugufashe twananirwa twakurekura, ariko wowe ufashe mwami uramukomeza. Komeza ababyeyi rero bagifite inzara n'inyota yo kugukurikira, ukomeza abagabo tugifite inzara n'inyota yo kugukurikira, ukomeze abasore n'abakobwa bagifite inzara n'inyota yo kugukurikira, ukomeze abasaza n'abakecuru bagifite inzara n'inyota yo kugukurikira, ukomeze abana bafite kugambira mu mitima yo kugukurikira, kugira ngo uzaba ugarutse uhishuwe, uhagaze mu kirere mu bicu, uhamagara marayika amaze kuvuza impanda mu birere bine, ngo abapfuye ngo bakwizeye ngo bakazuka, ngo nawe azaba bakiriho bahere ko bagusanganire. Mwami turifuza kuzagusangana, turaganwe muri wa mugabane w'abera. Uwiteka we, ryari ijambo ryawe, ni ijambo ryawe wandikishije, byabayeho tutari twabaho, ni ibyahumetswe nawe, kandi ijambo ryawe ni umuyoboro, ijambo ryawe ni umushorera, ijambo ryawe ni urwego, ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibihe byacu, ijambo ryawe ni ryo rizatuzamura, kuko nuramuka uvuze rimwe gusa isi yose izahinduka kandi kumve. Rero ijambo ryawe riherekeze, rirusheho kwera imbuto zikwiriye kandi nyinshi, ndetse mwami zigumeho, ndetse mwami uryagure mu mpande enye z'isi, kugira ngo rihindure ababyeyi babandi bamaze gusubira inyuma, rihindure abagabo babandi bamaze kubivamo, bamaze kubyibagirwa, rihindure rihembure abakobwa, abasore, abasaza, abakecuru, ingeri zose, kugira ngo bongere bagaruke mu rwuri, bongere bagaruke ku isoko, bongere bagaruke ku isoko, kuko ibintu byapfiriye ku isoko. Ayi data wa twese bisakoye gusubira ku isoko. Dusengeye abashumba mwami n'ababwiriza butumwa n'abarimu, Uwiteka ubakomeze mwami, ubakomeze mu gihe gisa nk'iki kigoranye. Nigihe data wa twese intama zitakiri kumva abungeri, nigihe intama zimaze gutana zamaze kuva mu rwuri, nigihe intama zongeye gusubira mu bihanamanga, nigihe intama zongeye data wa twese gusubira mu byo zari zararetse, nigihe intama zongeye kuzirura ibyo zari zarashiririshe. Uwiteka we, ngera uhembura itorero ryawe, ubambika imbaraga, kandi data wa twese ubahereza imbaraga za mwuka wera. Mwami Mana data wawe usengeye mwami abayobozi bazakorana Uwiteka, ongera mwami ubagure mu buryo bwa mwuka wera, ongera ubahereze kwitegereza ndetse zigere cyane mwami, kandi ubahereze kumva data bafite urugamba rukomeye, bafite umurimo ukomeye, ariko Uwiteka we wongera ubashyigikire. Shyigikira data wa twese abajyanama n'abadiyakoni, wongere data wa twese ubakumbuze ibihe byo gusenga, wongere data wa twese bohereze mwami, wongere ubakumbuze mwami byo kwirira itorero. Yewe data wa twese mwami, dore abajyaga bayira itorero mwami bamaze kurambirwa, abajyaga bayira itorero mwami dore bamaze kubivamo, ariko nyiri ibihe data ntabwo hazabura n'umwe mwami wo guhamagara, ntabwo hazabura mwami n'umwe wo gutabaza. Ngaho data wa twese wongere utwumve, kandi data wa twese turasaba iherezo ryiza ryahawe abakiranutsi, ngaho komeza kwiyesa icyubahiro mwami, umwanya usigaye imbere mwami komeze kuyoborera, tubisabye Imana mu izina rya data wa twese n'umwana w'umwuka wera wakoze Yesu, amen.